Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Benezeri. Karibu. Reka dusome ijambo ry'Imana, Yesaya 40 umurongo wa 30 kugera ku wa 31. Haravuga ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukishwe n'amababa nk'igisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amena. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukishwa amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen, amen. Umwami ahimbazwe. Reka dusenge uyu mwanya, ubwire Yesu ngo Yesu nyambika imbaraga ne gucogora. Saba Imana imbaraga. Tugeze mu gihe cyo gusaba Imana imbaraga. Uyu munsi nta kindi wasaba Imana uretse imbaraga. Hari imbaraga ukeneye yewe. Nk'abasore b'imigenda bazagenda baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ngarika bategereza Uwiteka. Bwira Imana ngo Mana nongere ngutegereze. Bwira Yesu wongere utegereze Imana. Gutegereza Imana kugira ngo umuntu ntiyirwanirire, umuntu ntiyicira inzira. Iyo twirwanirire turaruha, iyo twiciriye inzira bimwe na bimwe biranapfa, ugasanga turababaye. Ariko gutegereza Imana akaba ari iyo yonyine ifata decision ya nyuma kuri twe, nibyo byiza. Ibyo byo bizana umunezero. Ngo Uwiteka, ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Ubwire Yesu ngo Mwami ngutegereze, ne kwica inzira, ne kunanirwa. Kandi ubwire Yesu ngo subizamo imbaraga nshya. Bwire Umwuka w'Imana ngo nyuzamo imbaraga nshya. Imbaraga nshya, hari imbaraga ukeneye, hari intege nshyashya ukeneye. Haleluya. Hari andi mavuta y'imbaraga nshyashya ukeneye. Bwira Umwuka ngo nyuzuza. Mubwire akuzuza amahoro, akuzuze izo mbaraga, akuzuza imbaraga z'ijambo, akuzuza imbaraga z'ibyiringiro, akuzuza imbaraga. Haleluya, 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 haleluya. Utwuzuzemo imbaraga Mwana. Ngo bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Hari Umwuka wera w'Imana udufasha, utugurutsa, utubashisha. Aratubashisha mu mwuka wacu, aratubashisha mu buzima bwacu, akadushoboza. Ubwira Umwuka ngo nshoboza. Dushoboze gukora ibyo tugomba gukora ku gihe. Muri uyu munsi dukora ibyo tugomba gukora ku gihe. Umwuka dushoboze kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Adushoboze gusoma ijambo. Adushoboze, atubashisha gukora ibintu twebwe tutakwibashisha, ahubwo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, atwongerera imbaraga. Haleluya. Aho kuguruka tuguruke, aho kwicara twicare, aho kugendesha amaguru tugendesha amaguru. Hari imbaraga zawe Mwana. Shimwa mu Yesu, shimwa Mucunguzi. Haleluya, 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 haleluya. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe nirihimbazwe. Haleluya. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaje. Haleluya. Mwami singizwa icyare cy'amahanga, ni wubahwe Mwami. Yesu ni wubahwe, Yesu ni wubahwe. Kubw'imbabazi zawe n'ubuntu uyu munsi uganze Mwami. Uturinde kunanirwa, aho twari tunaniriwe dusubizemo imbaraga. Aho twari ducogoye Mwami, ongera udusubizemo imbaraga, ongera uduhembure. Ntabwo tuzacogora, ahubwo uzagenda udusubizamo imbaraga nshya. Subizamo imbaraga nshya Yesu, twuzuza imbaraga nshya. Tugirire neza Mwami. Himbazwa Yesu.
Yesu ushimwe, Yesu wamamare, Yesu uganze. Haleluya, haleluya. Ntabwo tuzacogora kubera ko Kristo wowe uri kumwe natwe, ko tugutegereje, ibyiringiro byacu biri muri wowe Mwami. Ugumye ugaze Mwami, ugumye wivuge Mwami, ugumye wumve gusenga kwacu. Ntaba ari twe Kristo, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Urakoze Papa. Haleluya, haleluya. Amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Niba uri mushyashya kuri iyi channel, ukore subscribe. Hanyuma n'abandi dukoreshe ya, gira abantu byukije, gira abantu hamagaye bisengere, bahenda Imana. Kristo ari hafi kugaruka. Amen.